Haleluya. Yesu ashimwe. Dushimye Imana nanone uyu munsi mwiza iduhaye, umunsi wo kuganira ku ijambo ryayo, kandi Imana ishimwe ko ikomeje kuturindira ubugingo ndetse n'imibiri nihabwe icyubahiro. Uyu munsi rero mwiza Imana yaduteguriye, nifuje ko tuganira ku ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko tuganira ku ijambo ry'Imana nashakaga guhumuriza abanyarwanda n'isi muri rusange. Mu by'ukuri turi mu bihe bikomeye, ibihe isi yose ivugwaho icyorezo cya coronavirus, ariko dufite umurengezi wacu kandi ashoboye gukiza. Twihanganishije rero abanyarwanda bose muri rusange bagezweho n'iki cyorezo ndetse n'abandi batuye isi, ariko tunakomeza gusenga Imana kugira ngo idutabare iki cyorezo ibashe kugikiza, kuko ni Imana ishoboye ibintu byose. Tugiye kuganira rero ku ijambo ry'Imana, hanyuma turifashisha amagambo ijambo ry'Imana ryanditse mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice byaho 14, hanyuma turasoma duhereye ku murongo waho wa 16. Matayo ibice byaho 14, turasoma duhereye ku murongo wa 16. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo, Yesu arabasubiza ati, nta kibajyanayo muba ari mwe mubagaburira. 17 haravuze ngo, baramusubiza bati, ntacyo dufite hano keretse imitima 5 n'ifi 2. Arababwira ati, nimubinzanire hano. Ategeka abantu ko bicara mu byatsi, yenda iyo mitsima 5 n'izo fi 2, arararama areba mu ijuru, arabishimira, amanyagura iyo mitsima ayiha abigishwa be, abigishwa be bayiha abantu. 20 haravuze ngo, bararya bose barahaga, bateranya ubuvungukira bw'imitsima busigaye bwuzura intonga 12. Abariye bari 5,000, abagore n'abana batabariwemo. Mana yacu nishimwe. Reka twongereho nanone muri ubutumwa bwiza bwa Matayo tumaze gusoma, ibice byaho 25, hanyuma turasoma umurongo waho wa 35, 36, dusimbuke dusome 40, hanyuma twikuriremo intego, twiganirire kuri ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice byaho 25, umurongo waho wa 35. Aravuze ngo, kuko nari nshonje mukamfungurira, nari mfite inyota mumpa icyo kunywa, nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. 40 haravuze ngo, umwami azabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data aba boroheje bari hanyuma y'abandi, ari nge mwabikoreye. Amen. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye Mana kubw'uyu munsi mwiza wongeye kuduha, munsi tugiye kuganiraho ijambo ryawe. Iri jambo wararyandikishije kugira ngo rifashe imitima yacu muri ibi bihe turimo ndetse n'ibihe bizaza, kugira ngo ritubere inkomezi Imana muri uru rugendo turiho rwo kujya mu gihugu cyo mu ijuru. Niyo mpamvu ninginze Imana kugira ngo uzutuganirize, kandi Imana abagiye kumvira ijambo ndetse n'abazaryumva, mu izina rya Yesu rizakomeza imitima yabo, kandi rizabaharurira inzira yo kugukorera
kugira ngo uzabugarutse bazahabwe ingororano z'ibyo bakoze bakiri mu isi, kandi hejuru y'ibyo Mana twese tuzabona ingororano zo kujya mu gihugu cyo mu ijuru. Urakoze kuje kubana natwe Mana, mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Turashima Imana cyane kubw'ibihe byiza iduhaye. Hanyuma iri jambo ry'Imana tugiye kuganiraho rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo kugira umutima wita ku bakene n'abarimbuka. Imana yacu nishimwe. Dusomye iri jambo ryo mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo. Iyo usoma ku ntangiriro z'ibice 14 umurongo waho wa mbere, usanga ngo umwami Herode yaragize ibihe bikomeye byo kumenya ko Yesu yaje, ariko abimenya yarafashe Yohana umubatiza amushyira mu nzu y'imbohe. Amaze kumushyira mu nzu y'imbohe aranezerwa, umutima urishima cyane cyane ko uwavugaga ibya Yesu yamucecekesheje. Amaze kumva amakuru rero ya Yesu, Herode atangira kugira ingorane, arababara, aravuga ngo ahari se yaba ari Yohani umubatiza waba wazutse. Ntabwo yarayobewe ko Yohani umubatiza yari mu nzu y'imbohe, ahubwo yarazi neza ko aho yamushyize yamucecekesheje, ubutumwa bwiza butongera kuvugwa. Ariko muri icyo gihe aza kugira ibirori, mwana w'umukobwa aramubyinira. Sinshaka gutinda cyane muri icyo gice, ariko arangije aramubwira ngo wa mwana w'umukobwa we wambyiniye nanezerewe, ndifuza ngo unsabe icyo ushaka kandi ndakiguha. Ariko uyu mwana yaje gusaba nabi bitewe n'amabwiriza yari yahawe na nyina Herodiya. Aramubwira ngo usabe igihanga cya Yohana, nicyo ngewe nifuza. Umwana aragisaba. Hanyuma Herode ngo biramubabaza cyane, ariko kuko yari yagambiriye, abana b'abantu iyo bagambiriye nyine hari n'igihe banagambirira nabi, yibuka yuko yavuze ayo magambo ayavugira mu iteraniro yari arimo. Aravuga ngo nta kundi byagenda, reka bafate igihanga bagiceho. Niko gutumaho baragenda bakata igihanga cya Yohana. Hanyuma bamaze kugikata barakizana, bagiha wa mukobwa. Yohana barapfuye. Bibiliya tubwira ngo abigishwa bahise bafata umurambo ngo barawujyana bajya kumushyingura. Ariko ngo barihuta cyane ngo bajya kureba Yesu aho yarari. Ngo bamugezeho baramubwira ngo Yesu, Yohana yapfuye, ngo yamaze kugenda. Yesu amaze kumva izo nkuru, tugeze ku mirongo twasomye, ngo ahita amanuka yinjira mu bwato. Ngo amaze kwinjira mu bwato, Bibiliya tubwira ngo yashakaga kugenda ngo ajye hakurya ajye kwiherera. Yesu aragenda. Ariko amaze guhaguruka, ngo abari ku misozi n'abari hafi aho bamenya inkuru ko Yesu yahagurutse yagiye. Mu yandi magambo, aho Yesu yageze, aho Yesu yagiye, abantu benshi turabimenya. Kandi bari bagiye kubera izihe mpamvu? Ntabwo bari bagiye kuko bakunze cyane Yesu. Bibiliya tubwira ngo bari bafite abarwayi, kandi abarwayi benshi bifuzaga yuko Yesu yabakiza. Bari baramenye inkuru yuko haje umukiza ukiza indwara z'umubiri, ariko agakiza n'indwara z'imitima. Imana yacu nishimwe cyane. Bibiliya tubwira ngo yambutse hakurya, ngo ageze hakurya, ngo ahita ahura na rya teraniro ry'abantu baciye inzira y'ubutaka we yaciye mu mazi, ngo baje kumureba kugira ngo abakirize abarwayi babo. Ngo akihagera, nubwo yari yamenye amakuru ya Yohana, ngo ahita yicara, ngo atangira kubakiriza abantu babo. Abantu baranezerwa, Imana ishimwe. Bibiliya tubwira ngo ntabwo yabakijije ngo arekeraho, ngo ahubwo baricaye bafata umwanya baraganira. Yesu arabaganiriza, Yesu akora ibitangaza muri bo. Imana yacu nishimwe, dufite umugabo ukora ibitangaza kandi amaso yacu akabibona. Arangije ngo mu kuganira, ngo umunsi uca ikibu cyangwa se umunsi urira. Hanyuma abigishwa baramubwira ngo data, ntabwo aba bantu bari hano baguma ahangaha, yewe ntaho kurara hahari, yewe nta n'ibyo kurya bihari.
wasezerera iri teraniro rikagenda kugira ngo bajye gushakisha ibyo kurya? Haleluya, haleluya. Ariko aho Yesu ari haba ibintu byose, hari ibyo kurya, hari ibyo kunywa, hari iby'umubiri, hari n'iby'ubugingo. Imana yacu nishimwe. Arababwira ngo mwebwe abigishwa banjye rero, mwebwe twagendanye, mwebwe munzi byanjye, mwebwe nzi namwe mukamenya, ni mwebwe noneho mugiye kubagaburira. Imana yacu nishimwe. Haleluya. Arangije arababwira ngo mwebwe uyu munsi ntabwo iri teraniro riri bugende, ngo ahubwo uyu munsi mwebwe muragaburira iri teraniro. Imana ishimwe. Abigishwa bamaze kumva ayo magambo baramubwira ngo databuja, nta byo kurya natwe dufite, icyakora dufite imitsima 5 gusa, niko twasomye. Icya kabiri dufite amafi 2 yonyine. Mbese ibyo natwe ko tubona bitaduhaza byagaburira iteraniro ringana gutya? Mana yacu nishimwe. Ariko aho Yesu ari ibyari bikeya bijya bitubuka bigahaza abantu benshi. Mana ishimwe. Arababwira ngo mwabigishwa mwe rero, namwe nje gusanga kwizera kwanyu buriya ntaho kuragira. Niko kubabwira ngo nimunzanire iyo mitsima, nimunzanire ayo mafi, muyampereze mu ntoki. Imana yacu nishimwe. Ibyacu iyo twabizaniye Yesu, iyo twabiteruye, yaba iby'ubugingo yaba n'iby'uyu mubiri, tukabimwegereza tukamwegera, ni umugabo w'intwari. Haleluya. Ajya ashobora gutubura ibyari bike bikaba byinshi. Imana nishimwe. Arangije arababwira ngo mwebwe abigishwa banjye, ndetse namwe iri teraniro, nimugende mwicare hariya mu byatsi. Myandi magambo yarakoze ikimenyetso gikomeye kibabwira ngo nimugende mwicishe bugufi. Imana nishimwe. Abantu baricara, n'abigishwa baricara, iteraniro ryose riricara. Mana yacu ishimwe. Barangije ngo ahita afata ya mitsima, ahita afata zafi, ngo arararama, biko bibiri tubwiye, ngo areba hejuru, ngo arangije ngo arabisengera, asaba data wa twese uri mu ijuru gutubura. Ngo amaze gusenga, ngo bacicaye, haleluya, Imana yacu nishimwe, ngo ahita afata ya migati, ya mitsima, ngo arayimanyagura, ngo arayimanyagura, ngo arangije ngo ahereza abigishwa. Mana yacu nishimwe. Yahereje abigishwa kubera iyihe mpamvu? Yafashe imigati ayisubiza abigishwa kuko yari iyabo, ariko ayibasubiza itariki yindi mikeya bari bafite, ahubwo kuko bembeye gufata imigati bari bafite mu biganza byabo mikeya, bakayishyikiriza umunyamaboko, bakayishyikiriza data wa twese, bakayishyikiriza Yesu. Ngo amaze kuyitubura, ngo igaruka mu maboko yabo. Warababwira ngo mwebwe abigishwa rero, ijambo ryanjye navuze nuko muri bugaburire abandi. Mugiye gufata iyi mitsima, hanyuma mutangire mu bagaburire. Ngo amaze kuyimanyagura arayibaha, bararya, yaba abigishwa yaba iteraniro ryari riraho. Bibiliya tubwira ngo bose barariye, ngo barahaga, barahembuka, ngo kandi ngo baranasagura. Imana yacu nishimwe. Mu yandi magambo, iyo twamaze kwemerera Kirisitu, tugakoresha ibyacu, tugakoresha ibyo dufite, tukamubwira ngo twebwe ubwacu n'ibyo waduhaye turabawe, ahita bitubura, ari twebwe ari n'abatugana bagahaga. Imana yacu nishimwe cyane. Arangije Bibiliya uko yatubwiye ngo ntabwo bahaze ngo birangiriraho, ngo ahubwo n'ubuvungukira buvuye mu byo basigaje ngo byabaye byinshi, ngo barabyuzuza. Bibiliya yatubwiye ngo barabifashe barabyegeranya. Bibiliya tubwira ngo bamaze kurya bateranya ubuvungukira bw'imitsima busigaye bwuzura intonga 12. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Njya nkunda Bibiliya rero igigira umwihariko. Yatubwiye ngo muri cya gihe baryaga, ibi bintu tubonye byahagije ngo abantu 5,000, ngo kandi abagore n'abana ngo ntibari barimo. Ariko Imana yacu ishimwe yuko igitubura tukarya tugahaga, nihabwa icyubahiro. Ibi ngibi bishatse kuvuga iki? Yesu yashakaga kwigisha abantu mu buryo ngiye kuvuga. Icya mbere,
yashakaga kwigisha abigishwa be mu gihe babaga bari kumwe, ababwira ngo ibyo mufite, ibyo mutunze, nyabune nimurambura amaboko yanyu. Nimumara kurambura amaboko yanyu, haleluya, Imana isumba byose, mujye murarama murebe mu ijuru, muyihamagare izagitubura. Icyo ni icyambere. Icya kabiri yashakaga kwigisha iteraniro riraho, ribwira ngo ntabwo kwirukankira ibyo kurya ari byo bifite umumaro, ngo ahubwo iyo umuntu atindanye nanjye, haleluya haleluya, yashakaga kubabwira ngo iyo umuntu atindanye nanjye abona ibyo kurya, abona ibyo kunywa. Imana yacu nishimwe cyane. Yesu rero ni umugabo mwiza, umugabo w'intwari. Ariko reka ngaruke ku bintu bikomeye cyane nshaka kuvuga byavuye mu iri somo. Icyambere nagikomojeho, abigishwa be ntabwo bamenyaga neza kure kuri ibyo bafite, ariko kugeza ubu iri somo baramenye ngo ariko koko tubonye yuko tubana n'umunyamaboko, natwe imitima yacu irafungutse. Cyari icyambere. Icya kabiri yashakaga kubwira abantu ngo nyabune iyo ngewe ntindanye n'umuntu mukorera byose nkamuhaza. Byari isomo rya kabiri. Imana yacu nishimwe. Hanyuma ikindi yashakaga kubigisha, yifuzaga yuko abantu batindana nawe bakareba uburyo akora ibitangaza, bakareba uburyo akiza abarwayi, ariko bakareba n'uburyo ajya akiza inzara. Abantu bari bashonje bagahaga, inzara y'umubiri nayo akabereka ko ayikiza. Hejuru y'ibyo umugambi wa Yesu ahangaha yashakaga kubigisha ngo ariko rero nanone nubwo ibitangaza byakoretse, nubwo abarwayi bakize, nubwo inzara yakize, ariko ubugingo bwanyu, haleluya, ubugingo bwanyu nabwo iyo dutindanye nabwo ndabutabara nkabukiza. Imana ishimwe cyane. Twasomye rero nanone muri iki gitabo ibice byaho 25 atangira nanone dusanga hagiye aganira n'iteraniro bari kumwe, arababwira ngo nubwo nkiri mu isi ariko nzagenda, kandi nimara kugenda nzagaruka. Ningaruka rero dore uko nzagenza ibyanjye ningaruka. Haleluya haleluya. Arababwira ngo yemwe iteraniro turi kumwe, ngewe ningaruka hari abantu, hari uburyo nzakora ibyanjye, ariko reka mbe mbibamenyesheje nkiri mu isi. Arababwira ngo hari abantu nzafata mbashyire iburyo, abandi mbashyire ibumoso. Abari iburyo dore ikizatuma mbashyira iburyo bwanjye. Icyambere yarababwiye ngo impamvu ya mbere, ngewe nari nshonje murangaburira ni mujyi buryo. Kabiri, nari nambaye ubusa muranyambika ni muryi buryo. Gatatu, nari nkennye, nari mfite ubukene muramfasha mu bukene bwanjye. Haleluya, umuntu ibinkwiriye kugira ngo nanjye mbe. Hanyuma arababwira ngo nari ndi kwa muganga ariko muransura. Ababwira imirimo azagenda areberaho. Angije arababwira ngo abo ngabo bakoze ibyo bazajya iburyo bwanjye, kandi nyuma yo kurya iburyo bwanjye ngo bazagenda bajye kubana n'Imana Data. Imana yacu nishimwe. Aranabwira ngo ku murongo twasomye wa 40, arababwira ngo bazanambaza bati mbese mwami ibyo ngibyo twabikoze ryari kutaruhari? Arabasubiza ngo cyagihe mwabikoreraga umukene ninjye mwabikoreraga, cyagihe mwasuraga umuntu kwa muganga ninjye mwasuraga, cyagihe mwambikaga umukene cyangwa udafite imyambaro ninjye mwambikaga. Atangira babwira neza uburyo abo bantu bazamenya neza ko bambikaga Kirisitu. Imana yacu nishimwe. Nashatse kubabwira rero muri iri jambo, abwire ngo nk'uko Kirisitu yagiye atubura ibyo abigishwa be bari bafite kandi babonaga ko ari bikeya, nk'uko Kirisitu yabwiye iteraniro akaribwira ngo nyamara nyabune dore uko nzatoranya abantu banjye,
iki gihe, aya masaha, uyu mwanya naje kubwira abantu banyumva baneze amatwi ngo dore uburyo Kristo azabigenza. Nyabune reka twite ku bakene, reka twite ku mfubyi, reka duhaguruke tugende turebe abababaye, tugende turebe abarwayi. Dore tugeze no mu bihe bikomeye, ibihe isi iri kuvugwamo iki cyorezo cya coronavirus ndetse n'ibindi byorezo byakibanjirije n'ibizagikurikira. Ariko ni igihe cyiza cyo gukora, twavuga mbese ko hariho abarwayi, mbese ko hari abambaye ubusa, mbese imiryango y'aba bantu, mbese twabigenza dute, mbese ko hari abishwe n'inzara uyu munsi badafite n'uburyo bwo gukora, twebwe bafite twabigenza gute kugira ngo dufashe buriya bwoko. Naje kubabwira ngo nyabune, dore twamenye ibanga rikomeye, dore twamenye icyo Kristo azatubaza naza gutwara itorero. Niyo mpamvu naje kuburira abantu banyumva baneze amatwi kugira ngo nyabune ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo tumenye ngo Kristo azatubaza ngo twagaburiye bangahe, twambitse bangahe, twasuye bangahe kwa muganga, iby'Imana yaduhaye twabikozemo iki. Imana yacu nishimwe. Ngana ku musozo rero, nibajije ngo mbese ko turi mu bihe by'ingorane, mbese twebwe turafasha iki igihugu cyacu, leta yacu, kugira ngo ibi byorezo cyane cya coronavirus tugiremo uruhare mu kukirinda, tugiremo uruhare mu gufasha abantu mu mpande zitandukanye. Mbese ngewe nawe turi gukora iki kugira ngo Imana izavuge ngo igihe mu Rwanda hari harageze icyorezo cyangwa se ku isi cyitwa coronavirus, nabonye abanjye bafasha abarwayi mu buryo butandukanye, mu buryo leta tugira mu inama. Mbese uri kubikoraho iki, yewe munyarwanda unyumva, yewe munyamahanga, yewe unteze amatwi? Icya kabiri, ese Imana ko yakurinze n'uyu munsi ikaba ikikurinze, yaba ibyorezo byabanje yaba n'icy'uyu munsi, mbese ntiyakurinze kugira ngo ubu umufasha w'abandi? None kuri umufasha w'abandi, ahari ntutuje gusa ntacyo uri gukora. Ese niba nta n'icyo wakora, ntiyo wanabasengera ko na Yesu yajyaga ararama akareba ijuru agasenga, akabwira se ngo ibi birangoye, ibi birankomereye, nta n'icyo kubikoraho nabona, ariko uri mu ijuru ushoboye byose, ngwino utabare. Mbese wowe uri gutabariza abandi, yaba mu buryo bw'amasengesho cyangwa mu buryo bw'ibikorwa? Ndongera ndibaza ngo mbese Imana yaguhaye impano yo kuririmba, iguha impano yo gusenga, iguha impano yo kuvuga ubutumwa. Haleluya! Ariko iyo mpano uri kuyikoresha iki muri iyi minsi kugira ngo ukize ubugingo bw'abantu? Ahari ntabwo wicecekeye gusa, ahari ntubirebera gusa. Imana yacu ni dutabare cyane. Ikindi, hari abantu Imana yahaye ubutunzi mu buryo butandukanye, ubutunzi bw'amafaranga, ubutunzi bw'ibyo kurya, ubutunzi bw'ibyo kunywa. Ariko Imana iri kukubaza nonaha ngo mbese niza kutwara itorero, mbese mu gihe uzaba watabarutse, izakubaza ngo bwa butunzi naguhaye n'iki wabukoresheje ku bari kurimbuka, n'iki wabukoresheje ku bishwe n'inzara, n'iki wabukoresheje mu minsi nk'iyi, n'iki wabikoresheje kubo muturanye, kubo mugendana. Imana yacu nishimwe cyane. Hanyuma ngana ku musozo, ntibaza ngo mbese uyu munsi abantu baheze mu mwijima. Hari ibihugu bimwe na bimwe bitaramenya umwami Yesu, hari ibihugu bimwe na bimwe utemberamo ugasanga ntibazi inzira y'agakiza. Ariko naje kukubaza ngo mbese wowe wamaze kumenya iyi nzira? Haleluya! Ese uri gukoresha ite iby'Imana yaguhaye kugira ngo agakiza k'Imana, kugira ngo imbabazi z'Imana zamamare, zirenge imbibi zawe, zigere no muri ibyo bihugu, zigere mu batarabimenya? Haleluya! Ngo zikwirakwire, Imana izavuga ngo mu bushobozi namuhaye yakoze ibyo agomba gukora ku munsi, mu gihe cyari kigenwe. Hanyuma rero ngasoza mvuga ngo mbese kumaze kumenya noneho ibanga iryo Kristo azatubaza abakene,
azatubaza abarimbuka, azatubaza icyo twakoze kugira ngo twamamaze ubwami bwayo, azatubaza mbese ibyo yaduhaye twabikoresheje iki kugira ngo wa mubare munini twagura ubwami bwayo, twagura ubwami bwe mu isi, kugira ngo azishyire itorero ridafite ikizinga, kandi nawe warabigizemo uruhare. Uyu munsi ugiye gukora iki? Niyo mpamvu rero coje vuga ngo ngewe nawe reka duhaguruke, dufate impano zose Imana iduhaye, dufate iby'Imana byose iduhaye, hanyuma tubikoreshe mu nyungu zayo, kugira ngo niza gutwara itorero izavuge ngo nanjye bana banjye n'abamenya amazina kandi bambitse ikamba. Kandi njya nkunda Pawulo niwe wandikiye Abafilipi, aravuga ngo shobozwa byose na Kirisitu umpa imbaraga. Tuzashobozwa byose na Kirisitu duha imbaraga. Imana yacu nishimwe cyane. Ndeke dusenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, ndagushimye, gushimiye kubwira ijambo ryawe Mana, wemeye yuko ryumvikana mu matwi y'abantu bawe, kandi rije rituburira, rije ritubwira yuko wohereje Yesu Kirisitu nk'umunyembaraga, wajyaga atubura ibyo kurya abantu bakarya, wajyaga akiza ubugingo, agakiza n'imibiri. Bibiri itubwiye ko yajyaga akiza abarwayi mu buryo bwose. Ni nayo mpamvu aya masaha turiho twumva inkuru za coronavirus, turiho twumva abarwayi yaba mu gihugu cyacu ndetse n'ibindi bihugu bidukikije no ku isi hose. Ni nginzi Imana kugira ngo izi mbabazi zawe wakoreshaga uko gukiza k'umwana wawe kongere kugere ku batuye isi, maze Mana ubaramburira ukuboko, ubakiza ubu burwayi bukomeye, ibi byorezo bikomeye, cyane cyane iki ngiki gikomeye cya coronavirus. Ariko Mana mu nyungu z'ubugingo tuje gusanga Kirisitu yajyaga akiza abantu, yagakora ibitangaza, ariko kugira ngo n'ubugingo nabwo abutabare. Niyo mpamvu ni nginzi Imana kugira ngo Mana barimbuka, abatarakumenya, abakiri mu byaha, ni nginzi Imana iri mu ijuru kugira ngo batabare bakure mu byaha. Kandi natwe abantu bawe abo waremye udukoreshe tubi ibikoresho byawe kugira ngo dushobore kwamamaza inkuru z'agakiza. Kandi Imana uduhe gukoresha ibyo waduhaye, yaba impano zitandukanye, yaba ubutunzi, kugira ngo dufashe abakene, dufashe abarwayi, dufashe abatishoboye. Maze nuza Mana, mwana wawe naza ahagaze mu bicu aje kureba abakoze neza, natwe tuzabe mu mubare w'abagukoreye. Ukize ubugingo bw'abantu bawe kugira ngo nuza gutwara itorero, natwe Mana tuzagire mu gihugu cyo mu ijuru. Urakoze kubyumvise kandi kubikora mu izina rya Yesu. Amen.